sema ko ari akantu nagushakiraga aka kongeye twari ahubwo mbwira vuba vuba. nyine urareba njya ngurize. Uraba utagiye kuvuga kukuguriza uranye nta mafaranga mfite. Nabivuze ndagira ngo ngurize amafaranga. Amafaranga mfite nasajya mu bigenzi naje ubu ndubwo ubundi we nzakurya yi uzanjye yigize nyine ki uze nyine ariko reka tubiri nsubira ibindi. Ubu iyo ngiye kuguza reba hariya kuri boutique ndeteze n'ibihumbi 5. Se ngiye kucyomora nkuguriza we nakenera ko nguriza ntunguriza. Nase ko nta mafaranga mafite nyine iyo umuntu ari mukuru aba ari mukuru sibyo. Umuntu ari mukuru aba ari mukuru. Nta nubwo ugihagera ahubwo waho nari n'ubusambo bwawe. Ubundi ndayagusubiza rega n'ubundi wowe ujya kuyanguza ntayafite nawe nyafite ntuyanguze. Uko nyine kugira inshuti mbi niko bimera. Inshuti mbi ubu zibaza umuntu afite ibibazo bimeze bitezaho. Nkureba ejo ndi ku cyumweru umuntu mfite amafaranga 100,000 yambwiye ati uzabe wayabonye unyishyure 100,000. 100,000 aho muri kare gusiba mu nshuti zanjye kuko ibyo deni rwagiriza guhitana none 100,000 aho bigiye musuri mu umva sibyo nahoze nkubwira. Uri inshuti mbi nyine unsibe mu nshuti zawe se. None se reka maze ngo 100,000 uri kunguza 100,000 byose byo kwishyura umuntu byo kumwishyura nyine. Ampaye nanjye njyana ndagura 100,000. Oya gira ko ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya yambwiye ati uragira ngo nyakurihe ku cyumweru. Zabe nayabonye nagize ngo byibuze ni mu kwezi gutaha. Aha ni ku cyumweru byibuze wowe ukuntu ntuzi 100,000 bikorera mu mwaka wose gusa uzamwishyura ku cyumweru yakuye. None se nyine ese kuki utampa 100,000 nawe urumva nabikura he? Ambwiye ngo nimba ntarayabona azagurisha ibyanjye ayisubize. Ahubwo reba hano inkuru nziza itangazo ry'amarushanwa yo kurya ubugari n'isosi ugatsindira 100,000. Byabibaniyemo n'umwenda mfite. Ahubwo se bitewe n'ukuntu rero nkuzi kurya wowe irushanwa waritsinda. Ahubwo se bizaba ryari ngo kuri leta tariki 17 z'ukwa kangahe harya uyu munsi turi ngo ndumva ari ku cyumweru. Ahubwo deal yemewe. Ahubwo ubu ngubu kugira ngo nge nzatsinde neza guhera ubu ngubu kugeza icyo gihe ntabwo nzongera kurya. Uzabyihurira ku buryo nzagenda cyane kiri ya saa sita iya nijoro iya mu gitondo yose nzajya bitera. Oya ngomba kubireka kugira ngo nitegure mu marushanwa. Oya nta kibazo uzajya untekera uzajya untekera ubundi ubyihurire. Iminsi 3 ibiryo naryo umunsi umwe maze iminsi 3 ntari. Akubwira irushanwa rigiye kunsiga vere yose nahita nyimara iminsi 3 utarya. Ahubwo se waba ugiye mu marushanwa cyangwa ugiye kwiyahura? Hoye ndagira ngo nyine nzatsinda aya mafaranga nzaba ari njye uyegukana. Ampaye iminsi 3. Ahubwo reka nta kibazo wowe urankuriye gusa iminsi 3 gusa ayo marushanwa ndabizi uzayatsinda. Nanjye ndakure ukuntu nzuzi kurya wowe uzayatsinda. Nta kibazo reka dusoreze aho ngaho. Amafaranga ubwo yabonetse nta bindi. Amafaranga yabonetse yego nuko nyine uzayabona utwishyura nyine nk'icyo kibazo. God have mercy upon us. Iki kintu ntutuvugishije kuri uyu munsi w'inshuro zingahe? Nenye gusa nuko warebye ngo amarushanwa ngo nawe uzajya wisanzura gutyo gusa. None ntisanzuye muri iminsi 3 ugiye mu marushanwa se urumva nazongera kurya ibyo bingana gutya gihe. Ahubwo wajya kureba mu nkono nanjye nkakora uko cyangwa se ngari maze rego urashaka amarushanwa azagutsinda 100,000 bimaze nyine ese kakari bukaye makaye gasigaye. Nta kibazo biheregete nushaka guteka n'ibindi birye ndabirya nyine nose erega nawe wibuka kejo nakubwira ubugari n'imboga bizakwica. Oya genda uheregete amarushanwa ariko ukanyura ukarya bakanakwishyura. Nta kibazo ndabizi uzayatsinda. Oya genda bimunge erega nta kumbwira ngo mbimunge kuko byose ni amarushanwa yawe. Nta kibazo ni amarushanwa yawe kandi amafaranga azaba ari yawe uretse kuzananguriramo agacupa hanyuma se ariko nta kibazo njyewe ndakubwiye ngo sha ntambwa nazasera igikoma genda wisanzure nta kibazo. Ejo nzateka amasafuriya bihugu birakureba ntambwa nazasera igikoma keretse izabyara n'ahari tegera. Ese kuzo Biriwe neza hamwe se mwaje mu marushanwa birirwa baza koko nzura twaje gusenga hano koko. uko mubizi rero irushanwa rigiye gutangira uyu munsi. Buri muntu uri butsinde arahabwa 100,000. Yego rwose urabyiteguye? Ese muze nawe urashaka kurya ko? Ese nta gifungira mwana we Asha abasaza b'iki gihe we ariko ntari twara tu ese abana bari bunsinde.
siko wagira ngo twiga muri gardienne ndagasa iminsi 3 maze narya aya ngaha rwose ko mbibona njye namaze kuyatsindira kare nta mwaka ngaka usore warya ibiro bingahe ngenda gutya ku biro 13 biteganyijwe wowe na 3 wabiri iminsi 3 maze reka nkubwize ukuri muvana 100 nimusaka mwitaye ukabigana njye namaze kubitsindira ahubwo abitsinda byari umuyobozi natugirira vuba rwose ni kutki ubwo ibiro biteganyijwe buri muntu wemerewe kurya ni ibiro 13 ariko uramutse utari ibiro 9 waba wahombye wakishyura ibyatetswe byose. Aha ubwo rero murasabwa kuba mwashyiramo nyine mukarya cyane ku buryo mutaza kurenza yenda bikajya aho ngaho ntabwo twakwishyuza biramutse bibaye ikintu. mercy upon us. Sorry gato. Hello? Yego chef bimeze bite se ku gikoro? ntababwiye numva ko kujya munsi ibiro 9 ari ukwishyura ukishyura ibyateganyijwe byose ukanatsimba ntugire ikintu ubaza ahubwo ubu mwebwe mugiye kubyitura kabari ubwo reka mbe ngorora imisaya kuburyo bitari buze kundushya arekije ubwo yakwibangamira amarushanwa ubu bwose nibabangutse mbere ku kuntu intama zambarwa mwebwe mugiye kwishyura nabibonye tegereze nta kibazo Ugabanya urusaku tukomeze. Nkuko nabibabwiye nyine yari amarushanwa ariko habayemo akabazo. Amarushanwa arahagaritse. niba gasubiremo ako kantu Yego wumvise neza. Amarushanwa yahagaritswe. Amarushanwa aracyakomeje. muzana ubwo bugari n'ibyo bisosi mbanze mbitikure